kuvuga ngo umusore yaje ashonje kuko njye narindi hari hepfo gatoya hari akura muhanda urabona hari bari gukora umuhanda arazamuka ariko kariya gumeje avuga ko ashonje ntacyo kurya afite arazamuka so nibwo twabonaga nyine azamutse yagera hano urabona ko hari imyumbati ahangaha imyumbati niyo muvandimwe yahinze ahangaha nibwo yashikuzagamo umwumbati umwe arawushikuza ariko twagiraga ngo nyine twebwe ntabwo twiriwe tunabyitaho yawushikuje akuramo imyumbati umwe bibiri ayikuramo aricara arahekenya gusa ikintu cyadutunguye nuko nyiri imyumbati yaje araza yirukanka azana inkoni atangira kumuhondagura twebwe tugize ngo dukomere tubaze icyatumye amuhondagura umutipe nibwo natwe yadusimbukanaga naho yari afite n'umuhoro mu mufuka gutya inyuma kunoze urabona ko uyu mukandara wahangaha inyuma ahangaha mu kwiruka rero kuntu twagiye dutatana twamusize aho ngaho asigarana n'uwo nguwo aramuhondagura pe yamukubise byamugira inoge pe ariko rwose twahise duhamagara abashinzwe inzego z'umutekano zize wenda zigira icyo zakora ariko ubu ngubu na n'ubu gusa na n'ubu ntabwo zirahagera ku buryo zadufasha mbega. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko ubwo yaje gucukura imyumbati ku manwa y'ihangu birangira nyiri imyumbati amufashe aramukubita ubwo yamukomeretsaga ndetse amugira ineri. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko uyu musore yabanje kuza gusaba avuga yuko afite inzara gusa habura abamufasha nibwo kwadukira umurima w'imyumbati atangira gucukura imyumbati. Nyiri imyumbati amufashe aramukubita ndetse amugira interi. Dore yuko abaturage bavuga yuko nyiri imyumbati bagerageje kuza kumwomorora kuno mwana ari kumukubita akahita kurayo umupanga yari afite ndetse abaturage bakahita birukanka cyane. Ubugenzacyaha RIB bwaje guta muri yombi nyiri imyumbati akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko. Dore yuko nyiri imyumbati avuga yuko bamujengereje ntago ari ubwa mbere n'ubwa kabiri bamwibira imyumbati ariko akihangana. Niyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kujya acungisha imyumbati yiwe umupanga ndetse n'inkoni kugira ngo atere ubwoba ibisambo biza kumwiba. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwavuze ko kwihanira ntago bikwiye kuko hari itegeko rihana abakoze ibyaha ndetse nyiri imyumbati bamwita Damascene avuga yuko asaba imbabazi atazongera ariko ibi ngibi ntabwo byatumye atarara muri gereza. Abaturage basabiye nyiri imyumbati igifungo ubwo ni Damascene kingana n'imyaka 3 cyo gukubita no gukomeretsa ariko Damascene asaba imbabazi avuga yuko atazongera ndetse ibi ngibi ari umujinya wabimuteye kugira ngo akubite uyu musore amugire interi. Ambulance yahise gutwara uyu musore imujyana ku kigo nderabuzima kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima ariko Damascene nyiri imyumbati asobanura yuko yajujubijwe n'ibisambo ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kujya acungisha imyumbati yiwe umupanga n'inkoni ndetse n'icumu. Ibi ngibi abaturage bavuze yuko ari uguhahamura abaturage ndetse ari ukugira ngo abikemo abanyarwanda ubwoba. Dore yuko uwunyuzana ku murima wiwe bavuga ati uyu murima rwose nyirawo n'umwicanyi awurinda afite umupanga awurinda afite inkoni ariko uyu musore yaje kuza atabizi. Dore yuko abaturage bavuze ko mwaka no kagari batanamuzi ari ubwa mbere bamubonye ubwo bamwe bavuga yuko bamuzi aza gutera ibiraka ariko ngo kw'inshuro yaje asaba avuga yuko ashonje kugeza ubu ngubu akaba yakubiswe ndetse akajyanwa kwa muganga. Yakubiswe nabi ubwo yamenaguritse ubwo ari kuva amaraso mu ngingo ze zose ahantu hose hari umwenge harimo haraca amaraso. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bifata ku munwa bamwe bava mu byabo baraza barashungamiriza. Umuturage watanze amakuru avuga yuko uvuga ngo umusore yaje ashonje kuko njye narindi hari hepfo gatoya hari akura muhanda urabona hari bari gukora umuhanda arazamuka
ariko kare yakomeje avuga ko ashonje ntacyo kurya afite. Arazamuka so nibwo twabonaga nyine azamutse yagera hano urabona ko hari imyumbati ahangaha. Imyumbati niyo umuvandimwe yahinze ahangaha. Nibwo yashikuzagamo umwumbati umwe arawushikuza, ariko twagiraga ngo nyine twebwe ntabwo twiriwe tunabyitaho. Yawushikuje akuramo imyumbati umwe ibiri ayikuramo, aricara arahekenya. Gusa ikintu cyadutunguye nuko nyiri imyumbati yaje araza yirukanka azana inkoni atangira kumuhondagura. Twebwe tugize ngo dukomere tubaze icyatumye amuhondagura. Umutipe nibwo natwe yadusimbukanaga, naho yari afite n'umuhoro mu mufuka gutya inyuma kunoze, urabona ko umukandara wahangaha inyuma ahangaha. Mu kwiruka rero kuntu twagiye dutatana twamusize aho ngaho, asigarana n'uwo nguwo aramuhondagura pe, yamukubise byamugira inoge pe. Ariko rwose twahise duhamagara abashinzwe inzego z'umutekano zize wenda zigira icyo zakora, ariko ubu ngubu na n'ubu gusa na n'ubu ntabwo zirahagera ku buryo zadufasha mbega.